ubundi ntera hamwe kumvuga ibigwi njyewe Scovia byazigora kandi yewe ndabumva bavuze ukuntu nguri indaya yuriya mugabo wapfuye n'abana sunahereye ko ndayiba basanzwe bamubika nkuko bambika. Amagambo ya Mutesi Scovia yakomeje kumvikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ubwo yagiraga ati bavuze ko warinda yura umugabo wapfuye ati se n'ubundi nahereye ko mbayo. Ni amagambo akomeye cyane yakomeje kugaragara ku bitangazamakuru anavuga ati intera hamwe ngiye kumvuga ibigwi byabagura kandi ngomba no kubyumva. Ni munyemere kuri uyu munsi ugaruke kuri andi magambo byose ari kuvugwa mu gitondo aho bivugwa neza ko no Mutesi Scovia yagize ati n'ubundi abamwishe turabazi ni mwebwe muzakurikiraho. Nyuma y'ibyabaye ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 ni urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Urupfu rukomeje guhangayikisha ndetse yewe no kubabaza abantu benshi aho benshi bakomeje kuvuga amagambo akomeye cyane agira ati abamwishe turabazi ni mwebwe muri buze gukurikiraho kandi mwitegure rwose ko urupfu rwe n'ubundi namwe ruri buze kubakurikira. Aya magambo rero yakomeje gukwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga no muri kirara rw'uyu munsi bikomeje kuvugwa neza ko ikintu kigiye gukurikiraho ngari ikintu giteye ubwoba kandi ikintu kidasanzwe. Lieutenant Colonel Wiringoma wapfuye ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 rero umwe mu basirikare bakomeye cyane b'umutwe mu 23 akaba ari inshuti ya hafi ya Mutesi Scovia. Bikavugwa neza ko rero uyu mugore akomeje kubazwa cyane n'urupfu rw'uyu mugabo yitaga inshuti ye magara. Intera hamwe ngo n'abandi batandukanye bakomeje kuvuga amagambo atari meza kuri we, gusa igikurikiyeho ni kimwe umujinya we mu 23 uri kugaragaza neza ko noneho biteguye nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma bakavuga neza ko ngo noneho biteguye gukora ibishoboka byose nabo bakaza kwihorira. Biri kuvugwa neza ko mu rukera rw'uyu munsi mu 23 yiteguye kwihorira mu rupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma ndetse bikaba ari na bimwe mu bintu byavuzwe ho n'abantu benshi batandukanye. Ibi rero bikomeje kugaragara hirya no hino mu bitangazamakuru bikavugwa neza ko kandi mu ntambara ziri ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari intambara zikomeye cyane kandi intambara zidasanzwe, ari intambara kandi ishobora gutuma uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange bwisanga mu kaga. Lieutenant Colonel Wiringoma umwe mu basirikare bakomeye cyane muri M23. Nyuma rero y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma biri kuvugwa neza ko nta kindi kintu gikurikiyeho usibye kwihorera k'uyu mutwe mu 23. Sibyo gusa rero andi makuru ahari kandi amakuru atari ivumbi nuko ikintu kigiye kuba nta kindi ari uko M23 igiye kugaba ibitero mu bindi bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ni biri buze kurangira anga gusa kuko ngo na Lieutenant Colonel Wiringoma ndetse n'abandi bakoloneli batandukanye bakomeje kwicirwa muri izi ntambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe byose bigikomeza mbibuze neza ko kandi intera hamwe zo zikomeje kuvuga nabi igihugu cy'u Rwanda bagakomeza kugisebya umunsi ku munsi bwije no kubukeye bakavuga neza ko n'ubundi u Rwanda ari rwo ruri mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma benshi bakomeje kugira bati n'ubundi igihugu cy'u Rwanda kibyungukiyemo nibakomeze barwane batwara amabuye y'agaciro n'ibindi bikorwa nk'ibyo bitandukanye ngo politike no mukino utajya urangira no mukino kandi ubukinye nabi ushobora kukwica cyangwa ukagukuraho burundu. Gusa nanone ngo yukinye neza bishobora kuba byakugirira inyungu mu rwego rudasanzwe. Ubwo ibi byose bikomeje kuvugwa hirya no hino ku isi, gusa ni makuru akomeye cyane ari kuvugwa ngo nuko ngo President Donald Trump yamaze kugaragaza neza ko ngo n'ubundi mu intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarangiye ngo bwatazi impamvu intambara ikomeje kugaruka. Mu bitangazamakuru bitandukanye igihugu cy'u Rwanda cyakomeje kunenga ibihugu bitandukanye bikomeje gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakavuga ko neza kandi ibingibi bikomeje kwanga ari ibintu biteye ubwoba, ari ibintu abantu bose bagomba kwirinda bakanirinda ibikorwa bitandukanye by'urugomo bikomeje kugaragara hirya no hino ku isi hatandukanye. Igihugu cy'u Rwanda kandi cyakomeje kuburira abandi bantu bose cyane cyane n'ibindi bihugu by'ibihangange. Ni mu gihe kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yishimye bitewe n'uko iyi ntambara ngo azwi mu ntambara ishobora kuba zigiye kumugirira akamaro. Ibi ni ibintu bikomeje kuvugwa
na bamwe mu bantu bakomeye cyane kandi badasanzwe. Ibi kandi ni bimwe bikomeje gutuma benshi bakomeza kwibaza isi intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibyo koko izarangira cyangwa ni intambara ishobora kuzatuma Kongo muri rusange ikomeza kuyisanga mu kaga ndetse n'ibibazo bikomeye bya buri munsi. Ibi nubwo bikomeje kuba, igihugu cya Angola cyo gikomeje kohereza intwaro za kirimbuzi ndetse yewe n'abasirikare benshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'agahinda kenshi ku bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu gace k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kubura Lieutenant Colonel Wiringoma. Bakomeje kuvuga neza ko ibintu biri kuba hari ibintu batari biteguye kandi ari ibintu batatekerezaga ko bishobora kuba byababaho, nubwo batekereza ko ari ibintu bidasanzwe. Ni mu gihe kandi ibi ngibi byose bikomeje kuba, Lieutenant Colonel Wiringoma we benshi bakomeje no guhakana ko ngo yapfuye, ngahubwo ari imitwe mu 23. Ese ubundi niye mpamvu bikomeje kuvugwa neza ko ngo bamwe mu bagabo bakomeye cyane bo muri 23 nabo bapfiriye muri iki gitero cyagabwe kuri uyu munsi ubwo ibingibi byose byakomezaga kuba? Ese nibyo koko iki gitero cyagabye cyatabari ubuzima bw'abandi bantu batandukanye? Ni igitero kimeze gute? Ese nibyo iki gitero ni kimwe mu bitero bikomeye cyari cyagabwe? Reka ibingibi nabyo kubigaruka. Turacyari kuri Aki Empire TV, aho tugiye kujya tubana mu biganiro bya politiki ndetse na diplomasi. Tuza no kugaruka kandi mu makuru ari kuvugwa hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuza no kwibanda kandi ku makuru ari kuvugwa muri politiki yewe ndetse na diplomasi. Mbibutse neza ko kandi muri andi makuru ari kuvugwa ni uko igihugu cya France cyangwa igihugu cy'Ubufaransa gikomeje gusebya igihugu cy'u Rwanda bafatanyije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko perezida w'igihugu cya Kongo yageraga mu gihugu Ubufaransa. Bakomeje kumusebya, bakomeje kwiyongera umunsi ku munsi. Ni intambara zikomeje kuvugwa hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho benshi bakomeje kugira bati iyi ntambara ahubwo ni imwe mu ntambara ikomeye cyane kandi intambara idasanzwe. Abandi bakomeje kuvuga ko amagambo yavuzwe na Scovia ari amagambo akomeye cyane, ko afite agahinda gakomeye nubwo benshi batari kubitekereza. Mutesi Scovia rero mu banyamakuru ba politiki akomeje kugaragara ari mu gahinda kadasanzwe nyuma y'ukumvikana k'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Akomeza kugira ati basanzwe bamubika nk'uko nanjye bambika, buri munsi bambika bavuga ko napfuye, gusa ntabwo nanjye mba napfuye. Ngaho rero mukoze kugira ibihe byiza, tuza kubona no mu yandi makuru ya mukanya. Stay safe, be blessed, we love you so much.